nongeye kubasuhuza mwe mukomeza kubana natwe umunsi ku munsi ndetse mukadushyigikira mukareba ibiganiro byacu tugenda dushyiraho buri munsi. Isuku ibiri gutera imbere niko haba hari kugenda haba ibintu byinshi bigiye bitandukanye kandi bitangaje. Rimwe na rimwe hakabaho n'ibintu ubwenge bwa muntu butiyumvishaga cyangwa tutatekerezaga. Aho wicaye nanjye aha nicaye biragoye gutekereza yuko habaho isanwa ry'ubusugi. Gusa muri iki kiganiro ndaje musobanurira uburyo bikorwa kandi bibaho bya nyabyo. Bishoboke ko aribwo bwa mbere wakumvira ijambo hymenoplasty. Gusa kubiga ibintu by'ubuganga bashobora kuba atari bwo bwa mbere baryumvisha. Hymenoplasty ni ijambo ryo mu Cyongereza ariko tugenekereje mu Kinyarwanda twabyita nk'isanwa ry'ubusugi. Hymenoplasty cyangwa isanwa ry'ubusugi mu rurimi rw'Ikinyarwanda, ubu ni ubushakashatsi bwatangiye gukorwa hagati mu kinyejana cya 20. Gusa umuntu wa mbere wasanwe ubusugi byabaye mu 1962 ndetse kikaba ari igikorwa cyafashe intera nini cyane cyane mu gihugu cya Turukiya. Kuko ubu tuvugana Turukiya nicyo gihugu kiri ku mwanya wa mbere ku isi muri hymenoplasty cyangwa se isanwa ry'ubusugi. Nubwo ari ibintu byumvikana nk'aho bisanzwe cyangwa se bidakaze, gusa iki ni igikorwa gitwara akayabo k'amafaranga menshi cyane, aho gitwara hagati y'ibihumbi 25 kugeza kuri 80 by'amarupi. Hymenoplasty cyangwa se isanwa ry'ubusugi ni igikorwa gikorwa n'umukobwa ufite guhera ku myaka 18 kuzamura kandi akaba yabyitiyemo. Kikaba gifata hagati y'iminota 30 kugeza kuri 60 kugira ngo kirangire. Kigakorwa baguteye ikinya cyangwa se ibindi bintu byatuma usinzira muri icyo gihe cy'iminota 30 cyangwa 60. Uwakorewe hymenoplasty cyangwa se isanwa ry'ubusugi ntiyemere gukora imyitozo yatuma kwedura umubiri cyangwa se imibonano mpuzabitsina mu gihe cy'ibyumweru 4 kugeza ku 8. Gusa ibi bintu nubwo bamwe muri bashiki bacu bashobora kubyumva bakumva ni ibintu byiza cyangwa se bidasanzwe, bigira ingaruka kandi zitari nziza. Bivugwa ko mu bakoze iyi surgery cyangwa se hymenoplasty bishobora gutera ama infection, inkovu cyangwa se uruhu rugahindura ibara cyangwa se ububabare buhoraho nyuma yo kurangiza gukora imibonano mpuzabitsina. Nubwo bivugwa ko bishobora gutera ibyo bibazo byose, ntibibuza ababikora kubikora kuko ni ibintu biri kugenda bizamuka ku kigero cyo hejuru cyane. Aho twavuga nko mu gihugu cya Turukiya, mu Bwongereza na bimwe mu bihugu byo muri Afurika. Gusa iki ni igikorwa kiba kitoroshye kitakorwa na buri muganga. Uwitwa Dr. Leila Arvas n'uwitwa Dr. Bugra Sete, aba nibo bari ku mwanya wa mbere ku isi mu gukora iki gikorwa hymenoplasty cyangwa se gusana ubusugi mu rurimi rw'Ikinyarwanda. Ndagushimiye wowe wakomeje kubana natwe kandi ukomeza kudukurikira umunsi ku munsi. Niba wakunze iki kiganiro kanda like, subscribe, comment ndetse ukore na share kugira ngo bigende bigera no ku bandi benshi batandukanye. Uruwa agaciro.